Tubahaye ikaze inshuti bakunzi bacu, mwebwe mudahwema gukurikirana Healthy Soul and Body. Twongeye kubasuhuza ngo amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi twagarutse. Uyu munsi tuje kuganira ku gihingwa cyangwa se ku kimera gitangaje gifite akamaro kenshi ku buzima bw'umuntu kandi gikunze kugaragara ku meza ya benshi, cyitwa karoti. Karoti ni uruboga ruri mu bwoko bw'ikijumba kuko rwerera munsi y'ubutaka rukamera nk'akajumba. Karoti izwi cyane ku ibara rya oranje, ariko ntabwo habaho karoti za oranje gusa, ahubwo igira n'andi mabara nka papo, umuhondo, umutuku ndetse n'umweru. Uburyohe bwa karoti butandukana bitewe n'ibara, ingano n'aho zahinzwe. Ushobora gusanga karoti, waguze karoti nyinshi mu isoko, buri yose wayishonaho ukumva ntimeze nk'indi bitewe n'uko ingana, bitewe n'ibara ryayo, bitewe n'aho yahinzwe. Ibyo byose bigira uruhare mu buryohe bwa karoti. Karoti ziribwa mu buryo butandukanye. Hari iziribwa ari mbisi, hari iziribwa zokeje, hari iziribwa zitogosheje, hari n'iziribwa zikaranze. Mu kuzirya ari mbisi, ibyo benshi bakunze kwita salade, zirasukurwa neza zigakurwaho imyanda yose, ubundi zigakatwakatwa mu buryo bubereye nyirabwo, haba dutoya cyangwa binini, hanyuma agashyiramo ikiryoshya. Abenshi bakunze gushyiramo ibiryoshya nk'indimu, ubuki, amavuta ya elayo cyangwa y'igihwagari n'ibindi. Iyo ari mbisi zigira uruhare mu kuvura inzoka, umugongo ndetse n'amaso. Reka dufate urugero mu buryo zikoreshwa ziri kuvura inzoka. Ufata karoti ebyiri nziza ukazirya mu gitondo nta kindi wari wafata, yewe n'amazi utari wayanywa, ukabikora iminsi 21. Nyuma yaho ukazabikora 3 mu cyumweru kugeza igihe ukiriye. Iyo izo nzoka ari amibe, wongeramo tungurusumu uduheke 3, ariko icyitonderwa ni uko nta muntu wemerewe kurya tungurusumu ari kuva amaraso bitewe n'impamvu iyo ari yo yose, cyangwa se atwite. Iyo uri kwivura indwara y'ama-infection urinaire, nabwo ukoresha karoti ebyiri mu gitondo, ariko ku manywa ugakoresha inzuzi ibiyiko 3, inzuzi z'ibihaza, nimugoroba ugakoresha tungurusumu uduheke 3. Amaso n'umugongo nabyo ukoresha karoti ebyiri mu gitondo ubyutse nta kindi wari wafata. Tubibutse ko karoti zikize kuri vitamine A, vitamine K, vitamine C, calcium, ubutare cyangwa se iron, isukari, proteine, fibre na carbohydrates. Karoti zitetse cyangwa zokeje, garama 100 z'izo karoti ziba zifite ibi bikurikira: karori 35, garama 0.8 bya proteine, garama 8.2 bya carbohydrates, garama 0.2 bya fat, garama 3.5 by'isukari, miligarama 30 ya calcium, miligarama 10 ya magnesium, miligarama 30 bya phosphore na miligarama 235 za potassium, ndetse na miligarama 58 za sodium. Ibyo byose karoti ikungahayeho bitumye karoti igira kandi kamaro gakomeye gakurikira. Icya mbere, karoti zigabanya ibyago byo kurwara kanseri kubera ifite antioxidant byagaragajwe nk'izirwanya ibyitwa harmful free radicals, zangiza uturemangingo fatizo cyangwa se selile cyangwa se cells mu cyongereza. Icya kabiri ni uko zifasha umutima. Antioxidant zifatanije na potassium yo muri karoti bifasha umutima gutera neza. Icya gatatu ni uko zizamura ubudahangarwa bw'umubiri.
Vitamine C iba muri karoti ifasha umubiri gukora abasirikare antibodies, ikanafasha umubiri gukoresha fer cyangwa se iron, ikarinda infection. Icya kane ni uko karoti zifasha gukontorora diyabete. Fibre iri muri karoti ifasha isukari kuba ku rugero. Ikindi vitamine A na beta carotene biri muri karoti bigabanya ibyago byo kurwara diyabete. Icya gatanu, karoti zifasha kurwanya impatwe kubera gukungahara kuri fibre. Icya gatandatu, karoti zikomeza amagufa kubera calcium na vitamine K zifite. Ikindi, karoti zifasha gutakaza ibiro kubera zifite karori nkeya, zikanagira fibre ituma wumva uhaze bityo ukarya bike bigatera kugabanya ibiro. Ikindi, karoti zigabanya cholesterol. Ikindi, ni nziza ku menyo n'ishinya. Uko uyihekenya ikora nk'uburoso bw'amenyo, aho ifasha mu gukuraho ibizinga ku menyo. Ikindi karoti ifasha ni uko ifasha uruhu. Karoti zifite beta carotene ihindurwamo vitamine A. Iyi vitamine A ni intungamubiri ifasha mu kugira uruhu rwiza. Kutayigira bitera uruhu kumagara. Ikindi ni uko vitamine C nayo iri muri karoti igwa neza uruhu, aho ifasha umubiri gukora collagen. Collagen ni proteine ifasha uruhu kugira ireme. Irinda kandi kwangizwa n'imirasire ya ultraviolet. Urumva ko karoti ikungahaye cyane. Niba utajyaga uyitegura ku meza yawe, tangira uyitegure. Kandi niba wanayiteguraga, menya ko uhurira n'umutunzi ukomeye ku meza, bityo ugire umuhate wo kujya uyitegurira abawe. Tubibutse yuko mu kugira ngo dufashe abana bacu kwirinda inzoka zo mu nda, kuva ku mwana w'amezi 9 kuzamura, kumuha agatobe ka karoti byibuze 3 mu cyumweru, ibiyiko 3 bimurinda inzoka zo mu nda. Ikindi twabibutsa ni uko karoti ari inshuti ikomeye y'amaso, cyane ko niyo uyisatuye, iyo uyikase ukayireba mo imbere muri karoti ubonamo utuntu tubiri, nk'uko muri kubireba aho ngaho ku mashusho, ubona muri karoti akareya k'imbere n'akareya k'inyuma. Abahanga bavuga neza yuko ari nk'uko ijisho rigira imboni y'umukara rikagira n'ahandi h'umweru. Uko biteye ni nako bifashanya cyane. Ibyo kurya byinshi bigiye bifasha ingingo biteye kimwe. Rero na karoti ni inshuti y'amaso cyane. Reka rero ikiganiro cyacu tugisubikira aha ngaha, nakagaruka tuzasubira. Bye bye.